Yesu ashimwe bene data, nongeye kwishimira kubana namwe muri ubu butumwa Imana impaye muri aka kanya. Imana ibaha umugisha kandi ibashoboze kubyumva ndetse no kubyakira ndetse no gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuze kandi risaba no guhindura ibidahindutse kugira ngo tube ab'Imana nyakuri. Ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse rero, ngarutse kuvuga Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abafilipi, Pawulo yaranditse mu bice 4 umurongo wa 13, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Reka rero twisunge Kristo, nibwo tuzagira imbaraga zo gukora ibyo ashima no kwanga ibyo yanga. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 duhereye ku murongo wa 16, haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Uwiteka arambwira ati abantu bahungiye ku izina Yesu Kristo ariko ntibinjiye muri we. Arambwira ati bahungiye ku izina ariko ntibarakamwinjiramo. Bamuvuga ku munwa ariko ntaba mu mitima yabo. Ibyahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20 aranditse ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo bamuvuga ku munwa ariko ntaba mu mitima yabo. Bavuga umucyo ariko umucyo ntuba muri bo. Imana yacu itugirire neza. Indirimbo ya 251 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza. Igitero cya mbere kiravuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu, ngo niho nifuza rwose guhora mpagaze, ngo ni ibuye ry'igitare rimbera igicucu, ngo rinkize impagarara mu rugendo rwanjye. Imana yacu itugirire neza. Umunsi umwe ushobora kuba warafashe urugendo, hanyuma ukabona imvura irakubye, yamara gukuba igatangira kugwa, ugatangira gushaka aho wugama. Birashoboka ko amazu yari akuri hafi kandi ushobora kugamayo ukagenda ukugama, ariko biranashoboka ko wari uri ahantu amazu atari, ukiruka amasigamana ugira ngo ugere ahantu hari urugo ubasha kugamamo. Biranashoboka ko imvura yaguye uri ahantu hari amazu ndetse yubatse y'ibitabashwa, ariko ariho ibipangu n'inzugi ntamenwa. Izo ngizo ukaba utabasha gukomangaho ngo baze bagukingurire. Ukirukanka ushaka ahantu hari inzu iciriritse, ya yindi idafite igipangu gituma utinjira, ukagenda ukugama ku rubaraza, imvura yahita
ukigendera. Niba ibi byarakubayeho urahita wumva neza kugama icyo ari cyo. Igihe kimwe birashoboka ko wigeze wumva ijambo ry'Imana, wumva ugize amatsiko yo kumva ibyayo ndetse ushakisha aho bayivugira, winjirayo ugiye kumva icyo bayivugaho. Birashoboka kandi ko wumvise ari byiza kuba aho bavuga Imana, ariko urebye uburyo wabyitangira ukabyiyegurira, ubona kubyinjiramo birakomeye ndetse byakubuza ayandi mahirwe cyangwa se ibindi bikorwa byawe wakoraga, bigatuma imigambi yawe itongera kugerwaho. Gukurikira Yesu ntibyoroshye kubera yuko yatubwiye ko kumukurikira ari ukwigomwa ndetse ni ukunyura mu nzira ifunganye tukareka inzira y'igihogere. Umugabo witwa Aburahamu, Imana yaramuhamagaye iramubwira iti va, siga inzu ya so n'umuryango wa so ujye mu gihugu nzakwereka. Kuza muri Yesu rero nabyo bisaba kwiyemeza, ugasiga ukava, bigatuma akwinjiramo akakubamo nawe ukamubamo. Tuza turi abantu basanzwe batazi ibyo ashima n'ibyo agaya, hanyuma twagera mu rusengero cyangwa ahandi twumvira ijambo ry'Imana, bikadusaba noneho gusobanukirwa n'ibituma yemera ko turi abe cyangwa se n'ibituma avuga ati ntimuri abanjye. Iyo uhisemo kumwiyegurira, ukora nk'ibyo Aburahamu yakoze, uva mu byo wari urimo ugasiga ibyo wabagamo, ibyakunezezaga n'ibyagushimishaga, ibyo byose ukabisiga, kuko Pawulo yaravuze ngo byose turabyemererwa ariko byose siko bidufitiye umumaro. Abantu barebye rero babona kureka ibyaha ari ikintu gikomeye, baravuga bati tuzaguma mu nsengero ndetse tuzaguma kuvuga izina ry'Imana ndetse n'izina Yesu, ariko ibindi ari kudusaba birakomeye ntitwabisiga. Sinareka ubusambanyi, sinabivamo, ubujura ntago nabureka, uburiganya sinabureka. Umuntu akavuga ati ibyo byose ibyo ansaba kureka nibyo bitumye mbayeho gutya, none se nimbireka nzabaho gutya. Ariko Dawidi aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi aretswe, ngo cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize, ngo mu bibazo umukiranutsi ararindwa. Aya magambo atwemeza ko gukurikira Yesu, abamukurikiye si bo banyakwipfira, abamukurikiye si bo bakene, abamukurikiye si bo batindi, ndetse navuga ngo ni abakire uburyo bubiri, kuko bakize ku mutima ndetse bagakira no ku mubiri, kuko Pawulo yaravuze ngo nzi kunyurwa, nzi gusonza, nzi no guhaga, kugira ibisaze, ngo ariko ibyo byose mbasha kunyurwa nabyo nkihangana. Imana itugirire neza. Kuba rero abantu batarasize bahisemo kugama kuri iryo zina, baravuga bati uko byagenda kose amagambo ye araryoshye, ndetse n'abantu iyo bumvise yuko uvuga izina rye, ugendana n'abamukorera, mbese izina rya Yesu riraryoshye ku buryo aho ugeze urivuga abantu bumva yuko uri umuntu mwiza. Nyamara muri iyi minsi bene abo ngabo batumye abakorera Imana by'ukuri bata agaciro, kubera ko ingeso zabo baraje bazugamana aho bavuga izina ry'Imana, baraje bazugamana kuri Yesu. Mbese tuvuge nk'umuntu uvuye mu isoko
aguze ibishyimbo, aguze uturayi, aguze utudodo, aguze utunyanya, aguze udutunguru, aguze uduteja, aguze utuvuta mu gakoroboyi, aguze utuvuta two kwisiga, aguze ikiziriko cy'ihene, aguze akunyu, mbese aguze n'agasukari. Ibyo byose iyo imvura iguye ajya kubyugamana, kandi iyo imvura ihise n'ubundi agendana nabyo. Bivuze ngo n'abandi bugamanye ibyo bazanye, kandi iyo bagiye babisubiranayo, nta na rimwe babikuweho. Kandi muzi neza ko Yesu avuga ngo nimuze imitwaro yanyu nimuyizane, hanyuma mbaruhure, bakureho iyo mitwaro, kuko Yesu ntajya ananirwa, we aratwakira imitwaro twikoreye, imitwaro y'ibyaha, imitwaro y'ibitavuga Imana, ibyo byose akabifata akabidukura ku mugongo, nuko ngo tugatangira kugenda twemye, kuko noneho tugenda ntacyo twikanga, tuvuga ngo dufite umurengezi. Imana yacu tugirire neza. Nifatanyije n'uyu muririmbyi naririmbanye nawe iki gitero ngo munsi y'umusaraba nzagumaho iteka, ngo naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu, ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, uzajya nirata uwo musaraba. Imana yacu tugirire neza. Niyo mpamvu nakweretse yuko umuntu ashobora kuza akaba munsi y'ubushake bw'Imana, munsi y'umusaraba, guca bugufi imbere y'Imana, guca bugufi imbere ya Kristo, bikagaragaza kumwubaha no kumwumvira, nawe akaza agatura muri wowe, kubera ko noneho ntabwo uba ukimwima umutima, n'urugi rwawe ntiruba rugikinze, arakomanga ukamwumva ukamukingurira. Imana ishimwe. Icyo gihe ntabwo uba wugamye, ahubwo uba utuye. Yesu yaje ijambo ry'Imana rivugwa mu masinagogi, ariko abarivugaga ntabwo barakamenya ko Yesu yaje. Bari batunze ibitabo byanditsemo ubuhanuzi bumuvuga, nko mu gitabo cya Yesaya, ijambo ry'Imana riramuvuga, ndetse hari n'ibindi bitabo byagiye bimuvugaho. Ibyo byose bari babitunze. Abatambyi, abanditsi, abafarisayo, abasadukayo, ndetse n'abandi bavugaga ko bavuga Imana, abo bose bari impumyi ku by'amasezerano no gusohora kwayo. Gusa hariho abantu Imana yari yarasezeranije kuzabona umwami Imana, harimo Simiyoni na Ana. Abo babonye Imana kandi bayibonera mu rusengero, kandi bavugira mu rusengero. Abatambyi ndatekereza bari bahari, n'abanditsi ndatekereza bari bahari, ariko ntibigeze bamenya icyo Simiyoni avuze. Kandi mwibuke yuko Yesu bamujyanye kumwakiriza mu rusengero nyuma y'uko avutse, ari naho Simiyoni yamuboneye. Wansobanurira gute ko abari bari aho n'umutambyi wateruye Yesu akamusengera, kuki atasobanukiwe ko ari umwana w'Imana? Bari bugamye mu nzu y'Imana, bari bugamye ku izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, ariko ntabwo Imana yari muri bo, ntabwo bari ubuturo bw'Imana, ntabwo bari urusengero rw'Imana. Oya, ahubwo bari abantu buntu baza bakugama ku izina kugira ngo bagire ibyo barironkeraho, nibarangiza kubibona basohoke batunge imiryango yabo, bongere bagaruke bukeye, gutyo gutyo ubuzima bukomeze. Ariko ntibarakinjira mu mutima w'Imana, n'Imana ntago yigeze ibabona nk'abo kwizera. Imana yigeze ibwira Samweli, iramubwira ngo mu bahungu ba Yesaya mbonye umuntu umutima wanjye wishimiye. Yego. Igihe kimwe Yesu yinjira mu isinagogi, nuko ngo bamuha igitabo ngo asome. Asoma muri Yesaya igice cya 61,
aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose ugakomeza hasi. Umva uburyo abantu bugamye bamaze kumva ayo magambo avuze ati uyu munsi ibi bisohoye mu maso yanyu, bahise bashaka kumwica. Ntibigeze basuzuma abatambyi ngo bavuge batari ko aya magambo koko ninde yanditsweho, ibimenyetso birafatana. Imana itugirire neza. Barugamye, ntabwo baje kuba muri we. Imana itugirire. Ntimutangazwe rero nuko mubona abantu bugamye, ahubwo mwirinde kugamana nabo, ndetse mwirinde kugama nkabo. Abugamye namwe nimusabe uwo mwugamyeho, noneho abinjize mu rugo rwe, muba abana nyabana. Dore ku mugaragaro uvuga ko ukorera Yesu, ndetse ku mucyo ukavuga ko ukorera Imana, ariko inyuma ya rido ibikorwa byawe bikaba bihamya yuko uri umukozi wa Satani weruye ndetse wanabyiyeguriye. Imana isanga abantu bugamye kuri Yesu ngo bamwitirirwe. Mbese aho si cya gihe gisohoye ngo aho abagore 7 bazasanga umugabo umwe ngo ababere umugabo, ngo bakamusaba ngo reka ngo tukwitirirwe dukomeze twikorera ibyo dukora. Mureke tugenzure neza, waba wugamye cyangwa waba warinjiye? Ese nyirukukugamisha aho wugamye barakuzi? Mbese bagusohoye basohotse kureba uwugamye hanze, ntibakuvudukana n'ibibando? Imana itugirire neza. Uyu munsi urebye ubusambanyi bukorerwa mu bantu bavuga ko bazi Imana, bavuga butumwa, abanyamasengesho, wakwibaza ngo mbese ni ibiki? Ariko nimwibaze byinshi. Imana yambwiye ko bugamye. Abapasiteri batera inda, n'abandi b'abajura n'abicanyi. Mbese wakwibaza byinshi kuri bo. Imana yambwiye ko bugamye. Ibyo ntibigutesha umwanya ngo unanirwe gukizwa, ngo n'abariya batubwira ngo ntago bakijijwe. Injira mu ijambo ry'Imana. Yesu ari ku rugi arakomanga, aravuga ngo uwumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Imana itugirire neza cyane. Abantu bari kujya gushakisha imbaraga ngo bazikoreshe kugira ngo bemerwe, ngo bakore ibitangaza. Abo ntibagukereze, barugamye nk'uko umuntu wese yugama ku rugo abonye. Ni nako abo ngabo bugamye, kuko batashatse kwinjira, kuko imbere aho bugamye hari kondisiyo zo kuhaba, kandi izo kondisiyo ntibashaka kuzigenderamo, ntibashaka no kuzuzuza. Barashaka gukora ibijyanye n'irari ryabo. Kandi uko nguko niko byanditswe ngo igihe cy'imperuka ngo abantu ngo amatwi yabo azaba barya, ntabwo bazaba bashaka kumva ukuri ndetse ngo bagukurikize, ngo ahubwo bazashaka kwikorera ibijyanye n'irari ryabo. Imana itugirire neza. Aya masaha ndahamagarira abugamye n'abandi mwatumye bugama kandi bari baje kwinjira, ngo be kuzarira. Muririmbyi araririmba ngo gira bwangu wizarira, ngo nturushye utindiganya na gato, ngo yiteguye kugukiza, ngo arakwinginga ngo uze. Garuka, injira mu rugo, reka kugama, ahubwo injira mu rugo kwa so, kuko wateguriwe ibirenze ibyo ufite ku isi, kandi ibyo bigiye kugucika ureba, bigiye kukunyura mu myanya y'intoki, kuko utigeze wizera Imana.
iyo ngiyo wugamyeho, iyo ngiyo witirirwa, noneho igiye kukwihakana, nirangiza igushumurize ibikwangiza biri mu isi. Ingabo zayo yaremye ziri mu isi nizo zigiye gutanyaguza bene abo ngabo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu amaze imyaka 2, 3, 10, 20 ari mu rusengero ariko atarakizwa ngo ahure na Yesu, Yesu abe muri we nawe abe muri we. None se ntuzi yuko umuntu wa mbere waciriye Yesu urubanza ari umutambyi? Saba umwuka w'Imana akubwire niba wugamye cyangwa niba warinjiye. Izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa wirirwa ubyina amakorasi n'igisirimba bikarangirira aho ngaho? Wirirwa ubwiriza ibitakurimo n'ibitagufasha? Soma Daniyeli 10:11 kugeza kuri 12.